Jean Pierre Kagabo aho hose nujya kureba muri bya bintu bikwereka umunyamakuru munini mu Rwanda arimo. Muri abo bose tuvuze hari ubumvishemo muri abo bagiye barenga ibyo binono byo hanze y'igihugu. Uri muri RBA Jean Pierre Kagabo urimo aho. Ushobora kureba ugasanga niba ari Rwanda Day yarayikavarinze, niba ari iki n'iki yarabikavarinze. Kuki rero nkubwira ngo kuvamo kwe ntabwo ari inkuru isanzwe, notunurika n'atari umuntu usanzwe, avuye amajya. Iyo Jean Pierre Kagabo avuye muri RBA aje kuyobora ikindi gitangazamakuru, tubara akabaje nk'uko Maurice yavuyemo aza kuyobora SKFM, ntabwo byari ibintu bibi. Nk'uko Anita Pendo yavuyemo ajya kuri Kiss FM, nubwo bitahise biba direct akaba umuyobozi, ariko akaba yaba umuyobozi, nta kintu byaba bitwaye. Akaba yavamo afite ahandi hantu nyine niba kiri muri domaine, kuko avuga ko domaine atazayibamo, ariko ko akakubwira ngo yabonye akazi ahandi, ariko yaje muri YouTube, yaje ku mbuga nkoranyambaga. Kuri njye personally ntabwo binshimishije. Azanahabona amafaranga ashobora kuruta yabonaga muri RBA. Kuva ku murongo nka RBA, ku muyoboro w'igihugu nka RBA ukaza kuri YouTube, mu mbone za Yves Nkwemuruge ntabwo bimushimishije. Njyewe no uri Jean Pierre Kagabo. Jean Pierre Kagabo hari ikindi kintu, kandi nkanatekereza ko hari ikibazo muri RBA uko byagenda kose. Hari ibisubizo byashatswe, ariko abantu bagiye ku investigating deep and deeper. Muri RBA hashobora kuba harimo virusi itarabonerwa umuti cyangwa se urukingo. Umuntu nk'uyu akenera special treatment, ntabwo wabuza umuntu gusezera. Ariko gusezera k'umuntu nk'uyu birategurwa. Ibiganiro byinshi ari gukora kuri YouTube n'uburenganzira bw'abantu byumve, ntabwo bigize icyaha, ariko ubwinshi bwabyo birerekana ko ashaka kubikora nka business. Hakaba hari uburyo bwo kwirinda ibintu nk'ibyo. Aya ni amakuru adakenewe rega turi kubona. Nyuma y'ejo bundi ya Exode twabonye abayobozi muri RBA bari kuvamo na RIB gatezamo, bamwe barashinjwa ko batangaga akazi bakurikije uburyo umuntu azi gutunganya amashuka, abandi barashinjwa kunyereza imitungo n'ibindi n'iki ibyo byose bikagera modoka ngo essence ng'anite, hakazamo ya modoka inywa nk'igifaru cyo kitarwana mu ntambara zo muri Afrika. Ibyo ngibyo byari cyasha kuri RBA, habamo amavugurura. Ako nayo mavugurura yandi yaje harimo nyine ibyo gutekereza, bakavuga ngo ese ayo mavugurura yari gukora, ari gukora iki, biri kugenda bite, hari iki. Umuntu ari gusohoka kuko ari incompeta, yari incompeta mu muha kwakira umukuru w'igihugu, abariwe mutuma Cabo Delgado, abariwe mutuma muri RCA, abariwe mutuma muri Rwanda Day, kubera iki iyo incompetence. Kebenda ubuyobozi bwarahindutse, babona yari incompeta, yashyirwaga imbere kubera ni mahirwe n'iki awamenye, ariko ayidawuti. None se yego mwaramukanye amahoro y'Imana abakunzi ba One Nation Radio. Iyi ni radio ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Ni uyu munsi kwa gatanu, ni igitondo cyiza cy'umugisha tugiye kuganiramo na Yves Nkwemuruge. Yves, nizere kumeze neza, nizere ko waramukanye Imana. Yego naramukanye Imana, nawe yandamukanye. Ndayishimira kandi rwose anashimira n'abantu bayo. Abantu niyo batanshima cyane, nizere ko yiri kunshima, ndumva ntabwo mfitanye ibibazo byinshi nayo. Cyane nyemerera dutangire uyu munsi tuganire. Ni umunsi turi buganireho byinshi bitandukanye, ku byo turi buganire uri buduhemo ubusesenguzi. Jean Pierre Kagabo ni senior journalist, nkoresheje ijambo nkeke ko ntaba nkabije, nk'umuntu rwose ufite CV nini mu itangazamakuru, wa hostinze umukuru w'igihugu. Si benshi burya mu bantu muhura ba hostinze umukuru w'igihugu. Yasezeye kuri RBA, ni igitangazamakuru yagiyemo kikiriho Renfort,
nyuma y'imyaka 20 n'ibiri usesengura ute iri sezera rya Jean Pierre Kagabo kuri we nk'umuntu ndetse no ku mwuga w'itangazamakuru muri rusange? ubundi gusezera akazi ni ibintu bisanzwe ku muntu uwo ari we wese, yego, ku mpamvu ebyiri. Mm, Ku mpamvu y'uko wateye intambwe, wabonye akazi keza kurenza ko wari ufite, sibyo? mm, Ku mpamvu y'uko ugiye kwikorera, yego, cyangwa ku mpamvu y'uko utanyuzwe burya n'igihe usezera akazi kugira usove kariyeri. mm, Hakaba n'igihe nyine whether ugiye mu kandi kazi keza kurusha ko ufite, ugiye kwikorera, cyangwa ntunyuzwe nyine uri kuvuga uti reka ntakazi nsove umutima. Gusezera byakabaye bisoundinga nk'ibisanzwe. yego, Ariko ugusezera kwa Jean Pierre Kagabo muri RBA ntabwo ari ugusezera gusanzwe, kuko ntabwo hasezeye umuntu usanzwe. He means a lot hariya. Jean Pierre Kagabo yasavinze RBA for almost 22 years. Muri iyo myaka 22 harimo imyaka igera hafi 17 ari kuri headquarter. Muri iyo myaka 17 ari kuri headquarter cyangwa irenga, yagiye aba assigned inshingano zidahabwa umuntu uwo ari we wese mu itangazamakuru. Abantu bakonsoma ibyo abanyamakuru bakora sinzi imba babizi, ariko mu itangazamakuru habamo vetting ni nko mu gisirikare. Hari inkuru batatuma uwo ari we wese, noturi uri kuvuga ngo ni umuhanga, hari inkuru batatuma uwo ari we wese, ko ni naho kanaka babizi ko ari umuhanga, ariko bagomba kwanza kunyuza mu kayunguruzo, tugiye kwituma nde, kubera iki. Hari n'inkuru zibabanza se ukohereza imyirondoro, azaza kanaka na kanaka, cyangwa akamubwira ati uyu kanaka mwohereje wapi, yakanye n'inkuru. Umwuga ni uko uteye. Kagabo yari umwe mu bizerwa. Mu Rwanda abanyamakuru tugifite bakiri mu mwuga bagize umugisha wo kwakira umukuru w'igihugu ntabwo bagera ku 10. 10 bose? Harimo abo tuba tutazi rimwe na rimwe, kwa kundi ubona tubare nibarore yapatinarinze na kanaka ni Jean Pierre Kagabo, yapatinarinze na kanaka siri cyo umukuru w'igihugu akeneye gukoresha Icyongereza. Hari abanyamakuru bazamo kuko akaba nyine ni umuhanga, ariko ntumuzi. Uzasanga menshi dukonsoma content zo mu Kinyarwanda iyo turi kureba ibyo mu Rwanda, none tugakonsoma content zikoze mu Cyongereza iyo turi gukonsoma mu bintu byo hanze. Uzacunga abantu benshi twimereye gutyo. Rimwe na rimwe ugasanga hari abanyamakuru bahari beza bikorera content z'Icyongereza utazi. Barahari bagiye bagira uruhare mu kwakira His Excellency, hano bahita bakubaza amazina ntumwibuka, ariko wareba isura ukabyibuka ko igihe runaka afatanyije na Kagabo kwakira umukuru w'igihugu, cyangwa afatanyije na Barore. Nureba mu bo tuzi b'abasiniya tuzi bakiriye umukuru w'igihugu, Albert Rudatsimburwa niwe wakoze rekoro ya mbere kwakira umukuru w'igihugu mu gitangazamakuru kigenga, Contact TV na Contact FM. Ubwo urasanga abo dufite ni Albert Rudatsimburwa, ni Jean Pierre Kagabo, ni Cleophas Barore, ni Aissa Kiza, ni Oswald Mutuyeyezu. Nibo banje hafi. Ariko nureba Jean Pierre Kagabo urasanga ari muri abo bake bagize amahirwe. Gloria Mukamabano wamuvuze? Mukamabano Gloria, yego. Martina Abera yafatanyije na Barore. Yego. Bose wa undi nawe uvuga Icyongereza cyinshi? Uvuga Icyongereza cyonyine ahubwo. Uvuga Icyongereza gusa. Yego. Rero biroroshye cyane ko ntabwo ari abantu benshi nyine. Ntabyo bavuze n'ibyo ntabwo barenga 10. N'umwe muri abo bake babashije kumwakira. Noneho binarenze inshuro imwe. Aho ni ahantu hamwe hakomeye. Nujya kureba the other big profiles za hano mu Rwanda, ari mu bagiye bazakira. Akenshi iyo wakira profile nini harimo ibintu bibiri. Harimo kuba uri umuhanga, harimo kuba udashoma nyine wa understanding ibyo ukora, urumva politike y'igihugu n'ibiki, harimo no kuba nyine uri umwizerwa. Iyo noneho birenzaho
no kuri misiyo zo hanze y'igihugu ugahabwa misiyo ziriki utagira ngo uyu Jean Pierre Kagabo ari mu banyamakuru ba mbere bageze za Cabo Delgado, mu banyamakuru bo mu Rwanda nzi bashobora kuba barageze ahantu hari ingabo z'u Rwanda mu butumwa bwo kugarura amahoro kenshi, ushobora kuba harimo Jean Pierre Kagabo, ushobora kuba harimo Philbert Girinema wa Igihe, ushobora kuba harimo Scovia Mutesi wa Mama w'u Gasabo. Nabo kuri The New Times nk'abangahe? Hari undi wo kuri The New Times w'umuhanga ntajya nkunda kwibuka izina rye, ariko muri bihe by'ifatwa rya Goma ari muri bake bagiraga footages zihariye hariya. Ubwo wenda nandika ko The New Times nayo iri mu binyamakuru biridinze kandi byegeranye cyane na leta ku rwego byoroshye cyane ko opportunity nk'izo yazigeraho. Jean Pierre Kagabo aho hose nujya kureba muri bya bintu bikwereka umunyamakuru munini mu Rwanda arimo. Muri abo bose tuvuze hari ubumvishemo muri abo bagiye barenga ibyo binono byo hanze y'igihugu. Uri muri RBA Jean Pierre Kagabo urimo ushobora kureba ugasanga niba ari Rwanda Day yarayikavarinze, niba ari iki n'iki yarabikavarinze. Kuki rero nkubwira ngo kuvamo kwe ntabwo ari inkuru isanzwe, nutunurika n'atari umuntu usanzwe avuye amajya. Iyo Jean Pierre Kagabo bavuye muri RBA aje kuyobora ikindi gitangazamakuru, tubara akabaje nk'uko Maurice yavuyemo aza kuyobora SKFM, ntabwo byari ibintu bibi. Nk'uko Anita Pendo yavuyemo ajya kuri Kiss FM, nubwo bitahise biba direct akaba umuyobozi, ariko akaba yaba umuyobozi, nta kintu byaba bitwaye. Akaba yavamo afite ahandi hantu nyine niba kiri muri domaine, kuko avuga ko domaine atazayivamo, ariko ko akakuvuga ngo yabonye akazi ahandi, ariko he yaje muri YouTube, yaje ku mbuga nkoranyambaga kuri njye personally ntabwo binshimishije. Azanahabona amafaranga ashobora kuruta ayo yabonaga muri RBA. Kuva ku murongo nka RBA, ku muyoboro w'igihugu nka RBA ukaza kuri YouTube mu mboni za Yves Nkuyemurugye ntabwo bimushimishije. Njyewe none uri Jean Pierre Kagabo azanabibonamo amafaranga menshi kurenza yabonaga muri RBA, ariko hari urwego ugeraho n'amafaranga arakenewe, hakaba hari ikindi kintu stati. Ese uzi impamvu abantu bamwe twemeye kuguma mu bitangazamakuru bitaduhemba nka YouTube? Nkanjye uyu munsi mvuze ngo ndashaka akazi kuri YouTube, iza kumfata nkajya nyiha ikiganiro buri munsi kimwe. Hari YouTube nyinshi hano mu Rwanda zampa amafaranga tutayempembwa ku mwezi, sibyo? Ariko kuki sticking on nkavuga ngo nkwiriye kuba ndi muri mainstream? Barampemba make, baranamvuna, urazinduka saa 11 ububyutse, kandi rimwe na rimwe amakuru amukeneye gukoresha kugira ngo uze wayazingatiye uri muzima, hari igihe bigusaba kugera saa 8 utararyama. Hari n'umuntu wakubona ijisho ryayo akavuga ati yarurayemo, tunabizi ko wenda utanarumwa n'iki, ariko nuko akazi gateye, sibyo? Hari icyo bisobanuye kuri muri mainstream, hari icyo bisobanuye kuba uri muri RBA. Reka ngwereze urugero, hari profiles nini ziba zihari, kandi turabizi muri YouTube uburyo profile icuruza, zaza hano muri YouTube zigakora ariko utazahabona. YouTube channel ya Oswakimi yitwite hari yuze, none Oswakimi igikundi afite mu Banyarwanda kose YouTube ntiyarebwa, cyanarebwa kurenza TV10 nakorera, kuko umuntu wese ufite channel yayitahe akaba serious yarusha views igitangazamakuru akorera, kubazi iyo reality. Ngiye mbwira mvuga ati ngiye umunsi nzatunga nka radio yanjye cyangwa televiziyo, abanyamakuru nzajya mpayaringa bamazina zo, nzajya nkutegeka ko dukorana contract yo kugomba no kugira YouTube channel iri mu mazina yawe, uzajya ukoresha ariko atari yawe, ari igitangazamakuru cyacu. Ubwo buryo umuntu yakwe-exploita mu bwiza, kuko naba ndishowa kiyo yaribwa kurusha ya radio. Wari bwamuboneho David Bayingana ari bwamubona afite channel ye, cyangwa ari gutanga ibiganiro bitari by'igitangazamakuru akorera? Itangazamakuru cye nyine yego, ariko se kuyikora kurandi ntibyakunda. Wese ku gitangazamakuru cye bakubwiye ko ukwezi gushize adahembwa. Wari bwabiboneho Kastari itari igitangazamakuru, wenda bo harandi bagize. Hari abanyamakuru benshi babasinya utabona kuri YouTube kandi barebwa. YouTube ifite ubundi buryo ya, okay, I'm sorry to say so,
abantu turi kuri YouTube turi indushyi. YouTube iranduye, sibyo? Hari uburyo yari imeze mbere. YouTube mbere yari y'abantu babuze amahirwe muri media. Hari uburyo mbere twe dufite ibitangazamakuru bike. Icya kabiri, harimo abantu bikubiye nyine bigize nkaho aribo bazi ibintu byose nta hantu wamenera. Noneho YouTube ije, abantu batangira kumeneramo, nta radiyo umuzi hakaza agacenginga ibintu. Inshuti yanjye Red Blue JD hakaza akamenya ko ibiganiro bya Alphonse Muhire-Munana n'ibya Ismail Mwanafunzi bakiyobowe n'amahame nk'ayo yandi navugaga, yabicuruza agakira akagura ikibanza agatangira kubaka etaje. Nabone na copyright. Yiki se hari uruzi ayo makuru? Kindi kubivuga par experience ngenda bizi. Nka Munana ajya gushinga Channel, yari boss wanjye nyine. Channel yifite nk'ibihumbi 4. Uriya no mu bantu rwose banyakoraje mu baboss nagize nshima bamo. Bari manu bambwiraga ati sezera. Ndakuyobora ariko sezera. Ibi bintu tuguha ntacyo byagufasha. Sezera muginga ufite ibintu byacuruza. Kuryo nyine kunoze kubya. Nkoze rimwe gutya cy'isinzi tunakoze mbona ndavuga ko wa muntu ni muzima. YouTube yazagamo abantu babuze amahirwe muri mainstream cyangwa ikazamo umuntu uri muri mainstream itahaye agaciro adizavinga. Cyangwa uvuga ngo bari kumpembesha akayiko gato nakihembesha ikiko kinini. Kuko nta kubeshya izi mbuga nkoranyambaga zahaye abanyamakuru bargaining power. Izi mbuga nkoranyambaga zaje, YouTube iza mu Rwanda, umunyamakuru udakora muri RBA mwiza muri prive, udakora mu mikino mwiza ntabwo yashoboraga kurenza 300,000. Umwe mwiza kwanza w'icyitegererezo. Yego, nje harabo nzi yabaga ari umuyobozi wa radio, umushahara wari 600,000 directeur. Umuyobozi wa radio bro, umushahara wari 600,000. Umunyamakuru mwiza ho ukaze bamuhemba 200,000 cyangwa 500. Kandi abantu bazi imibereho y'abanyamakuru, uri sanse gusa neza, uri sanse kuba ahantu heza, ntutunge telefone yamukubita umwandagaze. Ntabwo nza umunyamakuru uzwi mu Rwanda uyu munsi utega twegerane, biragoye bakuzi, biragoye nyine n'abastari mu buryo batahisemo. Uratega moto, uratega move cyangwa uragura imodoka yawe. Abantu batangira guhungira, bahungiye mu bitangazamakuru bitangira kubura abantu. Bitangiye kubura abantu, bitangira no kugira flexibility. Bitangira kwemera ko wakora kuri radio cyangwa televiziyo ukanagira YouTube yawe. Style nabyo umuntu akaza akahakora ariko eje katakubwatongeraho. Bamwegera igihe barabyanga. Batuje n'Imana irakiza abanyamakuru beza. Hakonza ahantu bamuhaye akazi kamuhemba meza, arayanga. Kandi nije abase umunyamakuru mwiza. Ahantu bamuhaye akazi kamuhemba amafaranga nkari yampembwa wongeyeho 200,000. Arayanga. Kandi bamwinginga bamutakambira. Kandi ari ku ntebe y'ishuri y'amafaranga niyo yari inzozi ze. Oya ntabwo ayo ntawe yarotaga mbabarira. Intebe y'ishuri ishatwaga turota 300 cyangwa 200. Umva ayo ni twaga twumva ariyo menshi umuntu. Nzarabaga yagukubise ukavuga ati nimba Bruce iza nkayimarana ino minsi ubwo abaye desa none nayimarana imyaka 5. Rero kukindi kumva nyine uwo Jean Pierre Kagabo hari ikindi kintu kandi nkanatekereza ko hari ikibazo muri RBA uko byagenda kose. Hari ibisubizo byashatswe ariko abantu bagiye ku investigating deep and deeper. Muri RBA hashobora kuba harimo virusi itarabonerwa umuti cyangwa se urukingo. Umuntu nk'uyu akenera special treatment, ntabwo wabuza umuntu gusezera. Ariko gusezera ko umuntu nk'uyu birategurwa. Ibiganiro byinshi ari gukora kuri YouTube n'uburenganzira bw'abantu byumve ntabwo bigize icyaha, ariko ubwinshi bwabyo birerekana ko ashaka kubikora nka business. Sibyo? Hari abantu benshi bakora YouTube batari business. Hari abantu bari mu mbuga nkoranyambaga bashaka umuyoboro wo gutanga ibitekerezo. Urugero Muzehe Tito Rutaremara. Yego. Ari mu bantu bari kuri X batanga ibitekerezo mfata nka hari lecture mbadi kwiga. Ngiye nshobora kuza nkajya kuri X ya Tito. Ntari nashobora ko ari ikintu ya postinze nyine atari notification mbonye. Mvuga ngo ngiye kumanuka ibyo yashyize ubushize narabisomye sinabirangiza ngiye kubirangiza ariko mite ntangira uburyo akora do threads. Nko umuntu nta nyungu akeneye umubajije ngo bamonetiza gute Twitter.
ndakubwiza ukuri ko Tito yakubwira ko ntabigeze, Mm. ntabwo ayikeneye amaramo. Ni nayo mpamvu ariko nawe nta rash afite, he will not post buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi. Ubwinshi bw'ibiganiro Kagabo ari gukora kuri YouTube ndabibonamo business, iyo business n'uburenganzira bwe, ariko nkavuga ngo institution yavuyemo ibintu ni bibiri, ntiyamuhaye icyubahiro imugomba, sibyo, cyangwa ntiyamutreatinze uko yumvaga akwiriye kuba treated, urumva, cyangwa yageze igihe aravuga ati no, njye iyaba ndufite ijambo ry'uko ibintu byagakozwe, Jean Pierre Kagabo yakavuye hariya ajya nko muri nyobozi y'akarere runaka, yego, cyangwa se njyanama, ajya kuba PR muri minisiteri runaka nubwo nabyo atari, cyangwa akaba promoted mu bayobozi hariya. Sinzi ngo imico ye ni gute, muzi kuri kamera gusa ntabwo tuziranye, ariko ntabwo umuntu wageze kwa ruriya rwego ari umuntu usohoka eze ubu aze. Ntabwo nshaka kudispayizinga bagenzi banjye baba YouTubers ngo mvuge amazina, nawe koko kuri titire hazeho ngo ni umu YouTuber, ariko se nimba byaba byishyura igira neza tubana muri YouTube, iyo bakwise umu YouTuber ntubabara. Wanjye ndi umunyamakuru ntabwo ndi umu YouTuber. Yego, ariko turi gukora ibintu bica kuri YouTube nubwo bica ahandi. Iyo ugiye hano kuko umuntu yakubonye kuri YouTube cyangwa akakubona akumvira akakwita YouTuber ntibikubabaza, kuki abantu babazwa no kwitwa aba YouTubers? Ariko isi iri guhinduka my friend, none se iri guhinduka kubera abo bantu barenze n'ibyo. Reka mubwize nyihanganira gato, witwa Pius Morgan ntumuzi? Pius Morgan ndamuzi, uganira na Cristiano cyane. None se kiriya kiganiro ntibagikorera kuri YouTube? Hari abantu bakaze n'uyu Mario Naufo waje kureba His Excellence, ubundi yarakaze kuri X ariko bari kuri YouTube cyane. Ubutaka Carson nta kintu wamubwira kirenze YouTube, even here hano mu Rwanda abantu nka Sabe ntabwo wamubwira. Respect YouTube yamuhaye irangana nk'iyo igihe cyamuhaga. Ndashaka kukubwiza ukuri ko nawe umubwiye ko ari umu YouTuber ababara, kuko n'uburyo abikora ntabwo abikora ki YouTuber, sibyo? Kandi we ntabwo yavuye ku gihe ari profile iremereye uko kwa Kagabo. Yaje muri babandi bavuze bashakaga refuge, bari bakeneye ubuhungiro bwa treatment idakwiriye, n'icyo ndakubwira. Okay, ntabwo Saba ari umuntu mwaganira hari ari profile igize mu kuntu, ariko ndakubwiza ukuri ko yaje muri YouTube atari urukundo ayikunze, ntiyari anazi ko azaba successful uko byagenze, yashakaga ubuhungiro muri bya bihe by'igisuzuguriro, sibyo? Hari n'abandi, hari abantu bahishije agaciro YouTube nari kugenda igira agaciro, burya atakubeshya uri kuri YouTube hakaba hari umuntu nka Sabe, hari umuntu nka Ismail Mwanafunzi, hakaba hari umuntu nka Alphonse Muhire Munana, hari umuntu nka Gentil Gedeon, hakaba hari umuntu nka Joseph w'umuryango, hakaba hari umuntu nka Scovia. Hari uburyo agaciro kayo kari mu kuntu, ariko nujya kureba abantu bose abo mvuze bose baje muri YouTube ntawe uragera ku rwego rwa Jean Pierre Kagabo, nta n'umwe wari warageze ku rwego rwa Kagabo, ntawe. Bose bayijemo, navuga ngo YouTube yarabahinduye kurenza uko bo bayihinduye, sibyo? Wenda Sabe we YouTube yarayihinduye iranamuhindura, ariko let's be honest, sinjya nkunda kuvuga ku bantu, Imana imbabarire, sinze kugira ngo ncikwa ngo mvuge ibidakwiriye, birangora kuvuga ku bantu. Ngenzi Madame Scovia kuva muri 2016 if not 17, Abanyarwanda benshi nibwo icyo gihe batari bamuzi, kandi yari umunyamakuru mwiza. Ngewe inama nk'ebyiri twahuriyemo icyo gihe nyine mumenye, navuga ni wow, hari uburyo nyine buriya buryo azi kuvuga akagiramo akantu ko gusetsa, kandi ari kuvuga ibintu biri serious. Icyo gihe nahise nkabona nari umwana muto uri kwitangirira umwuga, nyine nishimira kubona abantu ndabibona ko umuntu ari igitangaza. Nkajya ndeba ikinyamakuru cye cyandika, ariko hari n'igihe namurebaga kuri Buduricho gake, ariko urumva kubera kuba busy urabizi ko abanyamakuru ugera igihe ugahitamo abantu ureba gutyo, ntabwo wareba abantu bose kuko nawe uri busy uri kwiga cyangwa ushaka ibindi bintu. Ariko agaciro ke kabaye boosted ubwo yari ku muryango, kuri YouTube y'umuryango. Nibwira ko ariho kwa Kastari baboneye uburyo ari umuntu urenze, abagiye kuri BNB, sibyo? Ariko nkanibwira ko no muri target bari bafite, ariko kuvuga ngo uyu muntu no kuri YouTube yaducururiza. Nibwira ko ari aho ngaho nawe Yesu avugira ati ibyo ncuruza abandi nanjye nabyicururiza. Uyu munsi afite televiziyo, nibwira ko nko mu Rwanda muri televiziyo zigenga ishobora kuba ari nk'iya kabiri ikomeye.
cyangwa ya gatatu da, kandi ari ntoya, cyangwa mvuge ngo iri muri eshanu zikomeye, ariko nta myaka ibiri maze. Aho hantu siho yabyibuye se. Niba igihe cyarageze umuntu nka Munana akaba yasezera RBA ajya muri YouTube, mwanafunzi akagenda akagaruka mu buryo butandukanye n'ubwo yari aharimo, ukabona n'abandi bantu harimo nyine icyo kintu, ariko mvuga ngo Kagabo we ntiyakabaye bigenda gutyo, kuko we ibyo abandi bashakaga muri YouTube yageze ku rwego, ibyo batabonye we yari yarabibonye. Niba ari icy'amafaranga rero, cyangwa nkumva rwose hakabaye ibindi, akaba yaza muri YouTube nk'umuntu uje gutanga sapoti, ataje kubikora nk'akazi, bitari akazi kari primo. ese nimba ibyarimo bitari kwishyura bidahuye, ni ikibazo gikwiriye gukemurwa. n'ingano ya fagitireze. None RBA ikwiriye kuba atari igitangazamakuru cyishyura, ndi kubikubwira. RBA uzi ko uyu munsi hari ibitangazamakuru byigenga birusha guhemba. Ntabwo bibaho. Hasoni. Kandi abantu bose barota gukora muri leta. Uretse izindi opportunity zaza ku ruhande, kuguteganyiriza izabukuru, utumisiyo twaza, wenda wanata amahame y'umwuga uri bujye kurya ruswa, cyangwa bimwe abanyamakuru bita giti, ukaba wabona giti ifatika, cyangwa se abakuburesinga, byabindi bihura n'umufana wakavuga ati yewe nkunda ibintu byereka nkugurire fanta, ukorera RBA bashobora kuba bamuha agafanta kanini kukurusha. Akunda kubwiza ukuri ko hano hanze abanyamakuru benshi uzubona hano ukabona ni rubanda rusanzwe barusha abanyamakuru RBA imishahara aho bakora. RBA mu bitangazamakuru sinzi nimba nabasha kubakorera ubuvugizi, ariko umunyamakuru RBA ntakwiriye guhembwa nkanjye. Njye nta muntu wanseka ngo kukinje kuri kamera nambaye uyu mupira. Iyi ndo muri nkoreye igitangazamakuru kigenga chef. Aho umunyamakuru RBA bihita bimushyira kuri pressure, agomba kwambara ikoti, ntabwo wamuhostinga yambaye gutya, ntabwo yakwemerera. Ikoti kurikodesha rigura ngahe ku munsi? Cyangwa se kurigura tuvuge kazatungaye. Irya make rya fake si 70. Ka fake kamukubita umubabaze. Nagura amakoti 10 hajya amafaranga ngahe? 700. Ezo urusiko no muri bamwe mu banyamakuru bafite hariya. Usanga umuntu ari umustar ariko ari umukorera bushake hariya, nta na contrat ahagira. Uzi pressure bimushyiraho y'imibereho. None se kari ikigo cya leta yabitekereje ikabaha amafaranga. None ahubwo n'abana inzozi zikaba gukorera RBA. Ntitubona abanyamakuru beza bajya muri privé, tukabona RBA nyine akaba ari ifite intoranwa. Buri munyamakuru mwiza wese akaba ari muri RBA. Kandi RBA ifata kuri budget ya leta n'amasoko yose. Amakuru ahari leta ishaka kuyicuza. Mu gihe twebwe abanyamakuru muri privé dutabaza ngo leta nitabara ifate RBA y'ijana yitunge, ahubwo iyice ku masoko tuyibureho. Amakuru ahubwo leta yibara mu bigo bikwiriye kuba byitunga 100%. Ariko ngiye nkabona ibyiza leta aho gucutsa RBA, leta ikwiriye gufata ingengo y'imari ihagije igashyira muri RBA. None ikabwira RBA ngo tuzongera kumva mwamamaza ibyuma, ubizije bari guca ntazo hari zamamajwe kuri RBA. Niba ibyuma bari gufunga nta bihari buriya byamamajwe, bajya kureba yasanga bitaramamajwe yo. Ntago byabura. Uri kumva? Ibyo ntabwo byakabaye bihaca. RBA yamamaza betting. None se ikiganiro kibwira umunyarwanda ko betting ari bibi kizatambuka, iwacu nticyahatambuka. Twe betting turayikeneye da, twebwe turigenga. RBA yakaba ikora bya biganiro bivuga neza gahunda intangamarara ya leta y'u Rwanda. Hajya kwishuri ry'Amerika twajyaga twumva amakuru byandi badusuzugura, bakabanza kuvuga amakuru ya nyine yari mu nyungu za Amerika. Twanze tubabwire imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika. Ijambo ngenzamarara nimba ari ngenzamarara bakahita babona kuza bashikiriza imigabo n'imigambi, bakabona kuza mu karere. Ni ukuvuga ngo mwebwe turabaha ibisagutse primo nibi tubanze tubakubita. RBA ikwiriye nayo kubivuga intangamarara ya leta y'u Rwanda. Intangamarara iza ishima ibyo leta yakoze, tugakora ibisingiza .com, tugakora ibyagezweho .com, tugakora ibyishimirwa .com, tugakora ibiteganywa .com, tugakora ubudasa .com, tugakora tujyanemo .com, tujyanemo .com, kwisonga .com, uturage kwisonga .com, ibintu bikamera neza. Noneho hagira umuntu washatse kugira ibyo avuga bitajyanye n'uko ubuyobozi bubishaka, platform nziza ikabaho. Wenda bakanatunyurizaho n'umupira kugira ngo abaturage barangareho gato, ariko badakeneyemo publicité bikaba umuziro hariya. Noneho n'abandi batangaza amakuru bagakira inzara.
ariko icyo gihe still inzara ntiyakira kuko abandi babisaranganya bo hanze, basi umunyamakuru wa RBA wese akaba afite ubushobozi bwo kuba i Kigali afite imodoka, akaba yumva gutunga imodoka bitagoye kubera ko ahembwa wenda miliyoni, sibyo? None muri miliyoni ahembwa kugenda akakavansi salary ya miliyoni 20, akaba yaguzeho ikibanza kimwe, akaba aguze ikibanza, akaba aguze n'imodoka izajya imudeplasa, bikahita byoroha. Ufite miliyoni 8 ukaguramo akamodoka ntangiye kunyurwa, akaguramo n'ikibanza cya 7 n'iki, akanabaho neza. Umuntu arakorera RBA imyaka myinshi ariko akakuba ati nta kintu nagezeho, nta nzu ngira, nta kibanza. Kumwe se ntabwo ari ikibazo cya discipline. Ugasanga mu butatu butindi agatama gatabi ntabwo abirimo n'akantu. None se ubwo ngubwo urumva ibyo uri kuvuga batari guprovinga case ya Kagabo, bantu bakaba bamuzi nk'umuntu udasanzwe, ariko yareba kuri konti agasanga nyine n'icyasha. Rega utagira ngo aba YouTuber barumuna be baje nyuma bari kumugurana imodoka n'ibibanza, ati ibi ni ukubara nabi. Umva mbikubwire mu ibanga nongorera batagira ubyumva. Ntabwo ikibazo ari Kagabo, ikibazo ni ikigo. Hakaba hari uburyo bwo kwirinda ibintu nk'ibyo. Aya ni amakuru adakenewe rega turi kubona. Nyuma y'ejo bundi ya Exode twabonye abayobozi muri RBA bari kuvamo na RIB gatezamo, bamwe barashinjwa ko batangaga akazi bakurikije uburyo umuntu azi gutunganya amashuka, abandi barashinjwa kunyereza imitungo n'ibindi n'ibiki ibyo byose bikagira modoka ngo essence nganite, hakazamo ya modoka inywa nk'igifaru cyo kitarwana mu ntambara zo muri Afrika. Ibyo ngibyo byari cyasha kuri RBA, habamo amavugurura. Ariko nayo mavugurura yandi yaje harimo nyine ibyo gutekereza, bakavuga ngo ese ayo mavugurura yari gukora, ari gukora iki, biri kugenda bite, hari iki? Umuntu ari gusohoka kuko ari incompeta, yari incompeta mu muha kwakira umukuru w'igihugu, aba ariwe mutuma Cabo Delgado, aba ariwe mutuma muri RCA, aba ariwe mutuma muri Rwanda Day. Kubera iki iyo incompetence? Kebenda ubuyobozi bwarahindutse, babona yari incompeta, yashyirwaga imbere kubera andi mahirwe n'iki awamenye, ariko ayidawuti. None se kuko buriya twebwe rubanda turi abantu beza, abanyamakuru rero incompeta tuba tumuzi. Ntabwo radio televiziyo ni nk'ikibuga cy'umupira, ntibibeshya. Waba hari niba ari wiki tukibaza duti yahageze gute se, hari hano yageze gutunyina amakuru ay'abamotari akakubwira ati anko we hano nta gahinda, cyangwa se imisasire yakora ikiganiro cyitwa y'abamotari cyangwa se hano niba atari n'ibyo, hari uburyo yatunganyije neza mu busaswa bw'umwe mu bakoresha bigenda neza. Aya bamotari akaza bivuga gutyo, ariko nibura twebwe content wise icyo yavuze twakibuze, nta kintu twasanzemo cyangwa se icyo avuga. Ugasanga umuntu ari ku gitangazamakuru cy'igihugu ntiyabona inkuru kuri Al Jazeera ngo anayitranslating. Shame. Najya no kubikorera akoresha ChatGPT. Sibyo? Nibyo. Umuntu ari ku gitangazamakuru cy'igihugu mu ishami ry'amakuru. Ntabwo n'umuntu w'umunyamahanga mu rurimi rwari rwose. Umuntu araho kandi rwose bakakubwira ngo hey ko yatsinze ikizamisi, ukibaza haba habaye iki? Sinzi niba nawe yari muri iyo kategori imyaka 22 ikaba yigize gusikiza, aravuga ko ari we wasezeye. Ariko izo mpamvu zituma umuntu nka Kagabo yumva atakiryohewe no kuba muri RBA. Umuntu nka Munana kumva ntabwo ari ahakwiriye kubironginga, umuntu nka Gerard Mbabazi akumva ntabwo ari ahakwiriye kubironginga, umuntu nka Mwanafunze akagera aho abashyira muri position de faiblesse, nakumva ntabwo ariko hakwiriye kuba hari, ariko mukamwegera mukumva ibintu byahinduka. Iyo RBA iri gutanga amakuru nk'ayo muri Rayon Sport, ntabwo ari RBA yibereye u Rwanda. RBA bya vutu nka ari Rayon Sport. RBA ni institution y'igihugu. Ayo rero ayo makuru mabi twumvamo kenshi ya message z'abayobozi zayobye zikajya iki niyo
atuma abantu nk'aba b'abakadire basohoka. Niba hari ikigo gikeneye kurengerwa kandi kigasigasirwa kubera icyo kimariye u Rwanda, RBA irimo. RBA ni igitangazamakuru twatunze ari rukumbi, radiyo mere, radiyo rukumbi. Na bamwe mu bagize inzozi zo kuba abanyamakuru niyo bumvaga, bakundaga bariho. Hari abajene babaye abanyamakuru b'imikino kuko bakundaga wenda Marcel Rutagarama, Yves Bucyana, Sebarinda, yogezaga umupira cyane Karinda Viateri cyangwa ndi. Hari uwisanze ya presenta amakuru kuko yakundaga presentation ya Eric Kayihura, yakundaga ya Mabiri Sisibomana, yakundaga ibyande. Iyo RBA ariko hari n'amakuru yatumye tumenya nta internet twari dufite, ibintu twabimenyaga ko ari byo kuko twabyumvise kuri RBA. Noneho n'uyu munsi nicyo gitangazamakuru cya mbere kiri credible. Icyo kintu rukize. Ntabwo RBA ari abantu bazaza kuvuga ngo reka dukore ya thumbnail twe dukora yo kuvuga ngo turashaka views. Kamubwe birabibyuya. Ibibereye igoma Imana yonyine niyibizi. Akantu gakozwe n'amakenga kakuyemo umutima wa Kisekedi. So nizo titire twe twikorera nyine. Bagomba ntabwo RBA ikwiriye kwisanga yageze muri uwo murongo ntibizanabaho. Bituma iba credible. Ntabwo RBA izavuga ngo iyi nkuru twabuze ko tuyigeraho, nta wabura umusazi gukomangiye ntukingure. Ntabwo izabura transport, ntabwo izabura iki. Aho hantu umuntu wese yakayifuza kuba hari. Abantu nibatabare RBA bayikore ku rwego ibigitangazamakuru, umuntu wese apfa atagikoreye ari umunyamakuru akumva apfuye imbere y'igihe, apfuye imburagihe. Ibe RBA ibigitangazamakuru cya mbere gihemba neza mu Rwanda, umunyamakuru wacu abaho neza mu Rwanda. Abandi b'abayobozi bivanga mu mibereho y'abakozi, umuyobozi azageza ku kwivanga mu buzima bwa kakugakigirane. Utumye amakuru RBA uba mu nzu y'ibihumbi 200. Utumye amakuru RBA uba mu nzu y'ibihumbi 300. What's wrong? Hari kitameze neza. Hari ibitagenda biri gutuma tubona exode. Abantu bagenda kandi ari abantu bafatika nyine bakora ibintu neza kandi still ukabona mu binjira harimo rezerema nyine uvuga uti ni gute yisanze aha hantu, ariko gatebuka ko abantu bamwe bazi gusenga kandi Imana ikunda abasenga. Imana ikunda iki ni ikintu gikomeye cyane cyo kuganiraho kuko itangazamakuru ni ikintu gikomeye cyane. Ugeze no kunsobanurira ukuntu rinafasha cyane mu bintu byose, cyane cyane nko mu bibazo rirafasha, nko muri nuze mani na media sinishindi cya gatatu wambwiye mu bibazo mu ntambara mani media and military na military barakora military niba gicingenzi usanga n'ibintu bijyana, bivuze ngo itangazamakuru ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma mu gusoza abandi bavuga ko ari ubutegetsi bwa kane. Mu gusoza birashyira hehe hazaza hitangazamakuru mu Rwanda mu gihe RBA itakiri inzozi za nyuma ku munyamakuru? RBA nitaba inzozi za nyuma ku munyamakuru, inzozi za nyuma z'umunyamakuru zizaba imbuga nkoranyambaga, kuko nta kinyamakuru na kimwe dufite mu byigenga cyangwa se ni bike gifite ubushobozi bwo guhemba umunyamakuru ku rwego. Umunyamakuru ufite ubushobozi bwo kuba yanakora content karebwa ku mbuga nkoranyambaga. Ni bike dufite byabasha kuguhemba ku rwego utazijyaho ufite ubwo bushobozi n'imbarwa. RBA nitaba icyo, abantu bazajya icya kabiri mu bitangazamakuru byigenga. Harimo n'abantu babishinze utamenya ngo yabishinze bivuye, bamwe muri bo Imana imbabarire ejo ntaza kubivuga akagira uyumva kandi wenda yatekerezaga kunyihera akazi nubwo nkafite, ariko muri bo harimo abantu uvuga ubundi bamuhaye uburenganzira bwo gushinga igitangazamakuru. Ntabwo babibyiringiro nyine by'umunyamakuru cyangwa se ahantu RBA niyo yakabaye ibibyiringiro. None abantu bose bakarwana no kuvuga ngo ahubwo RBA kijyeho umuntu w'intyoza wujuje ibi, turabyujuje. Abantu bakarwanira kubyuzuza ngo bagiye. So tufite ikibazo kindi cyakabaye gikemurwa na RBA uyu munsi mu itangazamakuru ry'u Rwanda. Dufite ikibazo cya credibility, dufite ikibazo cy'uko imbuga nkoranyambaga ziri kurusha uburemere ibitangazamakuru. Ndakumenyesha ukuri ko uyu munsi umuntu arategura press conference aho gutekereza radio na televiziyo atumira, agatekereza YouTube channels aza gutumira. Hari ikibazo cyaho uyu munsi umuntu atekereza publicité aho gutekereza radio yitwaraho cyangwa televiziyo agatekereza YouTube channel yitwaraho. Kandi ukuri guhari twese tuziranyeho, ntabwo YouTube channels
ziri credible ku kimwe n'ibitangazamakuru bindi. Ibyo byashyize kuri pressure ibitangazamakuru bindi byigenga byo kumera nko nabyo bibaye ama YouTube channels. Ugasanga umuyobozi wa radiyo ari kukunegosiya ngo uzumukorere, ariko akavuga ati make sure kuzajya udufasha muri thumbnail na titre zituma ibiganiro bya YouTube birebwa, dore ahandi ho gukura haragoye. Ibyo biri kubashyira kuri pressure, aho abantu muri redaction aho gutegura inkuru ifite impact kuri societe bategura inkuru ishobora kurebwa kuri YouTube, kandi ubwo ni redaction ya radiyo. Ibyo bintu rero ahantu honyine abantu barokokera bakajya babona amakuru mazima, si byo yizewe, kandi navuga ngo first hand bageze kuri primary sources, kuko ubwo bushobozi buhari. Mu gihe ibyo bibazo bindi bitarabona uburyo bikemuka, ni RBA. RBA igomba gusigasirwa nyine, ikagira rezerema ziyifasha nzima, nisokemo abantu bose babona akavuga ati uyu muntu usohotse ko yari afite akagufa kabasimbuwe n'akababa. Ikenewe na RBA kuri constitution itinyitse, umuntu atinjiramo uko abonye. Yego. Ive, waganira nawe turi kwamutiza umunsi. Nukuri urakoze cyane kutuganiriza. Hakozemo.